Gakirewe umwana wanjye yatsinze ikizamini cya leta neza cyane, none bamwohereje ku ishuri ryitwa ngo Ramon KABUGA T.S.S kuko ntabwo mpazi pe, none yaba ari ishuri ridasobanutse cyangwa ariyo rigo nabigira hano nishikiyeho n'ukuri pe. Uravugisha ukuri koko niwe wamwohereje? Wihangayika ahubwo uratomboye, hafi ahubwo wemerewe utatakaza. Ramon KABUGA T.S.S ni ishuri risobanutse, ryubatse izina kandi ry'abahanga n'imfura. Kurikirana igurate. Sezera ku bujiji ugana ku gicumbi cy'ubumenyingiro mu Rwanda. Urimo gutekereza aho wajyana umwana wawe? Wihangayikaho nta handi, ni muri Ramon KABUGA Tekinike Secondary School. Ni ishuri ryisumbuye rya tekinike rya Kiliziya Gatolika rifashwa na leta kubw'amasezerano. Haganura ibyiza bihatatse. Tubafitiye amashami akurikira: Technology, ububaji bugezweho, Building Construction, ubwubatsi bw'amazu, Multimedia Production, gufata no gutunganya amajwi n'amashusho, Business Service, icungamutungo na serivisi zo mu bigo by'imari, Computer System and Architecture, ubumenyi n'imiterere ya mudasobwa nuko yubatse. Hari ibyumba by'amashuri byiza, Multimedia Studio, Computer Lab, Masonry Workshop, Carpentry Workshop, kandi nyuma y'amasomo hari amacumbi meza abana baruhukiramo ndetse n'ibibuga byiza. Roho nzima mu mubiri muzima. Si ukwiga gusa kuko abana banasengera hafi yabo ndetse bakanabona serivisi z'ubuvuzi hafi y'ishuri. Abahiga barangwa n'ubumenyi, ingiro, umutimanama ndetse n'ubusabanyiramana. Ku bindi bisobanuro wareba aderesi ziri kunyerekana amashusho yawe. Ramon KABUGA Technical Secondary School, at the heart of success. We train people holistically. Gakirewe urakoze kumara amatsiko, reka ahubwo mutegure vuba abandi bana b'abahanga batazamutanga.